uri ukwizerwa, uri umunyakuri, uhora inyuma y'ijambo ryawe kugira ngo urisohoze. uravuze ngo itorero ryawe uzaryubaka ku rutare, ukanda amarembo y'ikuzimu ntazaribasha. kandi uvuga itorero warebaga njyewe, warebaga ababene data. ndasenze mwami kugira ngo abagushaka barimo bagushaka mwami, abitiriwe izina ryawe, yaba twebwe yaba bari hirya no hino muri iki gihugu, ububake ku rutare mwami. ndasengera abarimo batangira urugendo kugira ngo bahagarike ku rutare. ndasengera abamaze imyaka baguhamagara basa nk'abananijwe n'ibihe kugira ngo wongere ubegure kandi ubahagarike ku rutare. ndasengera abana bawe mwami hirya no hino mu byiciro bitandukanye kugira ngo bahagarike ku rutare. abagore bendaga gutendebuka bahagarike ku rutare, abagabo bendaga gutendebuka bakomeza amaguru yabo yashingishe ku rutare. abasore n'inkumi mwami bigoye gukizwa bazengurutswe n'abasore n'inkumi badakijijwe, bakora ibyo bashaka bikareshya bakijijwe. ndasenze ngo ubuzima bwabo buhagarike ku rutare mwami, ubahagarike ku rutare. abarimo bakwenwa n'ibihe, ibihe bikabakwena, aba bategereje hanze bakaba barimo babakwena babamwaza, bababwira ngo muragira ibiki ngo aho mwasengeye. ndasenze ngo bahagarike ku rutare Uwiteka Mana Nyiringabo. aba bana n'abaraguza n'abajya mu bupfumu n'abafite izindi nyungu, bakabona barabarusha inyungu, bakabona barabarusha gutabarwa, bakenda gucogora. ndasenze Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo ubahagarike ku rutare, ubahagarike ku rutare. ukomeza amaboko yabo mwami waba, ukomeza amaboko yabo ntibakuveho, ukomeza ibirenge byabo ntibatembanwe. Uwiteka Mana Nyiringabo, abazengurutswe n'ibibabaza ngo Imana yabiriye, ubakomeze ku rutare ntibacogore, kuko uri ukwizerwa, uri kwizerwa mu isegonda, uri kwizerwa mu munsi umwe, uri kwizerwa mu minsi ibihumbi, uri kwizerwa mu myaka yose. igihe cyawe nicyo cy'ukuri, igihe cyawe nicyo gikwiriye, igihe cyawe gihora ari cyo gihe. ntukererwa ntubanguka, uzira igihe nyaguhora ku ngoma. bahagarike ku rutare bategereze ineza yawe. abacuruzanye n'abaraguza, abacuruzanye n'abatanga ruswa, abacuruzanye n'abasambana kugira ngo baronke amasoko na za tenda zitandukanye, uyu munsi bakaba benda gucogora. ndasenze ngo bakomeze ku rutare mwami waba, ubibutse ko iwacu atari ino, ubibutse ko ingorano zacu zibitswe mu ijuru, kandi ubacira inzira nyaguhora ku ngoma, ubacira inzira, ubacira inzira, ubakomeza Uwiteka Mana Nyiringabo. abagezaho kunanirwa bakifuza ibitunguru n'amapavuro byo muri Egiputa, kuko bibuka ko kera bagikora ibyaha hari inyungu runaka bahabwaga. Uwiteka Mana Nyiringabo, ubereke mu maso hawe heza, maze ubarutira inyungu zose z'isi, maze ubarutira inyungu zose utarimo. Uwiteka Mana Nyiringabo, ubakomeze, ubakomeze. abakobwa n'abahungu bagukiranukiye bakaba bamaze iminsi bagushaka Uwiteka Mana Nyiringabo, ariko bagasa nk'abadahiriwe mu buzima, nyamara bakora ibyaha bagahirwa. Uwiteka Mana Nyiringabo, komeza abo bahungu n'abakobwa bakwambaza, komeza abo bahungu n'abakobwa bagukurikiye, bakomeza Uwiteka Mana Nyiringabo. komeza aba bagore n'abagabo barimo bitoza gukiranuka, ariko bareba bakiranirwa, bakabona barabarusha kwaguka, bakabona barabarusha kugara, imitima yabo ikenda gucogora. ndasenze ngo bakomeze mwami waba, ubakomeze Uwiteka Mana Nyiringabo. Uwiteka we, ndakwinginze ukomeza bagushaka hirya no hino, ntiwemere ko bacogora, ntiwemere ko bananirwa. komeza amaboko yabo mwami, komeza ubuzima bwabo, ubushinge ku rutare, aho imiyaga n'imivu bitabatembana, aho imiraba y'isi itabatembana. abihanganiye mwami muri iki gihugu, bakanga gushyira ibinyoma ku rurimi rwabo, bakanga gushyira ibinyoma mu madokima yabo, bakanga gushyira ibinyoma mu buzima bwabo. ndasenze ngo bakomeze mwami, ubakomeze, cisha ikimenyetso cyo kugira neza imbere yawe, boherereza ijwi ry'ubuhanuzi, vugana nabo mwami. bageze mu gihe bibwira yuko utabizi kandi utabirora, baha igihamya ko bizi kandi kubireba. urakoze mwami, uri uwo kwizerwa, uri umunyakuri, uhora uri inyuma y'ijambo ryawe kugira ngo urisohoze. ntabwo ubeshya, urizerwa.
izina ryawe rishyirwe hejuru mu gihugu cy'u Rwanda. Udukize kubaka ibimeze nk'iminara y'i Babeli, aho twifuza gukomera utarimo, aho twifuza kugira izina ariko wowe izina ryawe ridahari. Ubidukize mu itorero, ubidukize muri za guverinoma, ubidukize hose mu byo twubaka. Tutubaka ibimeze nka Babeli. Turifuza kubaka twubatswe nawe. Turifuza ko uri uwa mbere mu byo twubaka. Turifuza ko uri uwa mbere mu byo tugeraho. Turifuza ko uri uwa mbere. Uri uwa mbere. Uri uwa mbere nitwiga tukaminuza. Uri uwa mbere niducuruza tugahirwa. Uri uwa mbere nituba abantu bize cyane bakagira ibyo badiscoveringa, bakagira ibyo bavumbura. Uri uwa mbere. Uri uwa mbere nitugukorera mu mirimo yawe muri ministries zitandukanye muri iki gihugu cy'u Rwanda, tugahirwa, ukatwizera, ukaduha abantu ibihumbi tuyobora. Uri uwa mbere. Uri uwa mbere. Uri uwa mbere biri bitoya. Uri uwa mbere byagutse byabaye binini. Uri uwa mbere. Uwa mbere mwami. Uwa mbere mwami. Uri mwiza. Uzuye icyubahiro. Uzuye ikuzo. Ntabwo bangikanwa. Witwa Imana. Turasenze ngo imirimo yawe n'ibitangaza byawe bikoreke muri iki gihugu. Bititirirwa umuntu. Byitirirwa izina ryawe. Ibyo duhagazemo uyu munsi bibasha kwiganwa nk'uko Mose ageze muri Egiputa. Ibitangaza bya mbere abakonikoni babyiganana, babashije kubyigana. Inkoni yahindutse inzoka nabo barabikora. Hari ibintu byinshi dukora n'abatakubaha babikora, n'abaraguza bakabikora. Turasenze ngo urutoki rwawe rukora imirimo n'ibitangaza muri iki gihugu uko wabigenje muri Egiputa mwami. Igihe kikagira Farawo n'abakonikoni be bakavuga uru noneho n'urutoki rw'Uwiteka. Ndaguhamagara mu itorero ry'u Rwanda, aho abantu babona ko ari ukuboko kwawe, aho abantu babona ko ari amaboko yawe, aho abantu babona ko ari urutoki rwawe. Ntacyo tuvuze nta n'icyo twavuga, ariko turasaba imirimo yawe n'ibitangaza byawe bituma amava gupfukamira, bituma indimi zaturakurunga. Duhe imitima iciye bugufi kugira ko duhinduke vase d'honneur, duhinduke ibikoresho by'umumaro ushobora gukoresha no gucisha mu icyubahiro cyawe. Emptinga, duhindure vide, tumaremo ikintu cyose cyatuma twumva ari twebwe, maze twuzuze ibyawe. Twuzuze ibyawe. Bitwuzuze tukiri bagufi, bitwuzuze tugiciye bugufi kugira ngo ubone kuzamukana natwe. Bitwuzuze tutazwi, bitwuzuze mwami kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uri mwiza, wo kwizerwa. Data nguhaye icyubahiro. Ndagushimira abahungu bawe n'abakobwa bawe bazindukiye kuri iki gicaniro, ubaha umugisha. Ndagushimira abasengana natwe bari kure. Ndagushimira abasengera ahandi bari connecte ku bindi bicaniro by'ukuri. Uwiteka Mana Nyiringabo, wumve gusenga kose kuzamuka ku misozi y'u Rwanda, maze utubereye igisubizo. Reka bahabwe umugisha, bamanukana imbaraga no kugirirwa neza. Mwami, tugusaba imbaraga z'iminsi 7, nta nubwo tugusaba imbaraga z'ukwezi kwa 6, nta nubwo tugusaba imbaraga z'uyu mwaka. Turagusaba imbaraga z'ibihe byose tuzaba tukiri mu isi. Turagusaba imbaraga ziduherekeza kugeza igihe tuzavira muri iyi mibiri tuje kubana nawe ubuziraherezo. Turasenze ngo abazindukana natwe mwami ntibakire imbaraga z'ibihe, ntibakire umuriro w'amashara uzima vuba ukazimwa n'ibihe. Turasaba umuriro ku gicaniro, umuriro udacogora, utazimatana. Uwiteka Mana Nyiringabo, umuriro uhora waka ku gicaniro cy'umutima we, akazarinda agera mu busaza, agera mu bukecuru. Igicaniro cy'umutima kitarazima, igicaniro gitambuka ibihe byose. Amazi menshi nta kirengere, ibihe ntibikizimye, ari mu bantu ntazi